izina Moses ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rifite inkomoko mu gihe burayo ku izina Moshesh. Iri zina rikaba risobanura umuhungu, uretse ko rishobora no gusobanura uwakuwe ku mazi. Ba Moses n'abantu bakora ibintu byose bashingiye ku buhanga bw'ibintu bisobanutse cyangwa se nanone bifatika, bashobora gusobanura n'undi muntu wese akaba yabasha kubyumva ndetse akanumva impamvu zabyo. Ba Moses muri make bakabanga ibintu byose biri mu cyuka cyangwa se by'amagambo. Ibyo ngibyo rero bikaba byo bituma abahungu bitwa Moses bakunze kubaza ibibazo byinshi cyane ndetse bagakunda gusaba ibisobanuro byinshi ku bintu bamusabye gukora. Moses ni umuhungu ukunda ibintu byo gutembera ndetse no gukora ubushakashatsi n'ubuvumbuzi. Ibyo ngibyo rero bigatuma amara umwanya munini cyane ari wenyine. Moses ari umuhungu w'umuhanga uzi gufata ibyemezo kandi warashakisha uko yakwiga ibintu bishyashya ngo abashe kunguka ubumenyi. Ni umuntu ugira ibanga kandi uhitamo ikintu gikomeye kizatuma yubaka izina, akaba aricyo cyonyine abasha gukora. Moses ni umuntu uzi gushakisha udushya, uzi gukunda, uzi no kwita ku bantu ku buryo atapfa kukwirengagiza kandi nyamara kuzi. Ni umuhungu wanga ibintu byo gukorera ku gahato cyane.